Nongeye kwirirwa inshuti z'Imigisha TV, noneho uyu munsi tugiye kubakorera igitoki mu buryo budasanzwe. Iki gitoki turagikora mu buryo bwihariye, turagifata tugikate gutya, muri buno buryo. Ni ibintu byoroshye cyane, umuntu wese ashaka kubyikorera kandi nubwo bitwara umwanya munini. Ugenda ugikata gutya, tugishyire mu mavuta, noneho nyine nyuma turaza kugikorera isosi ya tomate n'ibitunguru na tungurusumu, tugishyiramo. Ndabibereka uko tugenda tubigenza. Ugenda ukata gutya, tureture gutya. Amavuta nayashizemo, ubu ngiye kubereka uburyo nyine ngiye gushyiramo na bya bitoki. Urabona ko amavuta noneho yahiye, tugiye gushyiramo bya bitoki byacu. Urabona rero ko byahiye, iyo byahiye nibwo byaba bimeze nk'aho twakomeyemo. Tugiye kubyarura rero. Ubu tugiye gushyiramo amavuta, dukore ikirungo byaba ibitoki byacu. Amavuta rero yahiye, dushyiramo ibi ni ibitunguru kumwe n'amasereri. Noneho bya bitunguru byacu byahiye, tugiye gushyiramo tomate. Tomate yacu ishyiramo. Urabona ko cya kirungo cyacu noneho cyabonetse. Rero twashatse twashyiramo bya bitoki byacu. Bya bitoki byacu twakaranze, ariko biba bimeze gutya. Iyo bimajije gukaranga, bimajije gucishwa mu mavuta, ubundi nyine ukabona kubishyiramo neza, kubishyira mu birungo kugira ngo ise neza.
bya bitoki byacu ukuntu byabaye, ubona ko byahinduye ibara, byabaye birasa neza, niho ushobora nawe kubikora n'ibintu byoroshye, ikirungo cyageze nyine gutyo biba bimeze. Ngibi rero bya bitoki byacu byabonetse, birasa neza kandi biranahumura, utagira ngo birahumura kuko harimo agatungurusumu, agasereri, ukuntu nyine bihita bigenda bikongera agahumuro keza. Rero ni gutya bisa, kandi rero mwibuke gukora share, mwibuke gukora subscribe, kandi mwibuke gukora share na commentaire. Mwakoze gukurikirana Imigisha TV, Imana ibahe umugisha. Bye.